bavuga ko uri umuhakanyi. Oya ntabwo ndi umuhakanyi. Nyine bavuga ko ariko sindiwe. wowe wiyita okay njyewe ibyo mvuga koko mba nzi ko ari ukuri. Ndi umunyakuri ku ruhande rwanjye. Uriya mwaka nabo babariyemo ndetse ko narihanganye nyine. Ariko inama ngiye kubagira niyo gutangira urukundo rushya ruvuga ruti kundana n'umuntu mugufi. ariko ubundi uri umusaza. Ndi umugabo wangu. Cyari kakandi. Cyari kakandi. Muri iyi minsi nsigaye nkunda agapara. buretse. Aho utegereza. Bacyafitemo akabaraga ntabwo ndasaza. Ariko ubundi ubwo aho ngaho nyine uri gukora ubundi ubwo iki ni ikibazo cy'isuku. Okay ni igisubizo cy'isuku. Mwasimbizi namwe mu ndebere. Ahubwo mbonye ingingo ikurengera ituma nyine utari umusaza. Ako kantu. Ntabwo nkunda isuku cyane kandi abasaza hari igihe rimwe na rimwe badakunda kwiga. Oya ntabwo ukunda isuku ahubwo ibituma twaka kwisa umusaza nyine ntabyo. Na n'ubu uracyemeza ko abana b'abanyeshuri kujya mu rukundo ari ngombwa? Yego. Ahubwo umuntu ni n'umuhanga. Umuntu ukora ibintu bibiri akabishobora se kandi nawe akabona ko nta mvune ujyanga ukanasireba neza. Akabishobora gute kandi nkubwira ko iyo yabigiyemo amanota agabanuka ayo yabonaga? Okay kambanze nkubaze. Iyo hari isomo batanga gitango kira muri siyanse. Okay bureka psychology se bijyanye ubwo no kuba umuntu yakimenya nyine bijyanye ubumenya muntu. Okay mu bintu bijyanye no kumenya wenda ibintu bijyanye n'imibonano biba biri nko muri biology. Jado Artist Official kwisonga. Inshuti bakunzi bajyaho mbanje kubasuhuza. Mumeze neza, nizere ko mumeze neza. Iyo mumeze neza nanjye mba meze neza. Mbifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka dutangiye mushya wa 2025. Uyu munsi turi ku itariki 3 rero tukaba itariki 3 z'ukwa mbere. Umwaka wo ni 2025. Tukaba twakiriye rero kuri Jado Artist Official Art and Tailoring umusaza bita Emmy Kirasenta. Ndagira ngo batangire usuhuza bariya badukurikiye. Okay ni Emmy Kirasenta. Ni umusaza bavuga ngo ni umuhakanyi ariko sinzi bakumva numva ibyo mvuga bari ukuri kwanjye. Kubasuhuza bagira inama muri uyu mwaka dutangiye. Bagira inama hakiri kare. Bavuga ko uri umuhakanyi. Oya ntabwo ndi umuhakanyi. Nyine bavuga ko ariko sindiwe. wowe wiyita. Okay njyewe ibyo mvuga koko mba nzi ko ari ukuri. Ndi umunyakuri ku ruhande rwanjye. Ubwo barwanye akaba ko ndi umuhakanyi. Reka ngire inama rero abantu badukurikiye cyane cyane abana bagiye kujya mu nkunda. Urukundo rw'uyu mwaka. Urukundo rw'uyu mwaka uriya mwaka durukana 2024 harya. Uri hariya twasize hariya. Uriya mwaka nabo babariyemo ndetse ko narihanganye nyine. Ariko inama ngiye kubagira niyo gutangira urukundo rushya ruvuga ruti kundana n'umuntu mugufi. Ubanza wumve gahunda yari no gukunda abantu bagufi. Yego. Kwa ko umuntu mugufi ntago ashobora kukubabariza umutima ko ntago bawushyikira. Niyo gahunda yari. Uretse gato. Umva kandi. Inshuti bavandimwe rero murabizi neza ko iyi YouTube channel Jado Artist Official Art and Tailoring tugiramo ibintu byinshi dukora. Harimo painting, designing, branding, tailoring and knitting. Ariko si ibyo byonyine kuko tunyuzaho n'ibiganiro cyane cyane bigaruka ku rukundo. Uyu musaza turi kumwe rero Emmy Kirasenta ariko ubundi uri umusaza. Ndi umugabo wangu. Nta saza umusatsi ari bwahindukira
karacyari ka kandi karacyari ka ko kandi muri iyi minsi nsigaye nkunda agapara aho buretse aho utegereza bacyafitemo akabaraga ntabwo ndasaza ariko ubundi ubwo aho ngaho nyine uri gukora ubundi ubwo iki ni ikibazo cy'isuku okay ni igisubizo cy'isuku mwasimbizi namwe mu ndebere ahubwo mbonye ingingo ikurengera ituma nyine utari umusaza ako kantu ntabwo nkunda isuku cyane kandi abasaza hari igihe rimwe na rimwe badakunda oya ntabwo ukunda isuku ahubwo ibituma twakakwisa umusaza nyine ntabyo ikamusobanura impamvu rero ntabyo ni uko nkunda isuku urabona ko hari ukuntu ngo hano hantu hatera icyaka mani kandi ushaka ko uyu mwaka yinjiyemo ubu ushaka kuba ko ndi mwenye icyaka ntabwo mbizi ibyo simbivuze nyiri ntuze amaso yagize gute nyirebeye nyiri matwi ubwo nawe batubwire hariya hasi niba iki ari ikibazo cy'isuku cyangwa niba ari ikibazo cyo kuba ukiri uruhinja wumve nta kintu mubona nta kintu ubonaho mwebwe ushobora kuba warazindutse warizinduye umuzindutsi wa kare bigatuma nitwa umwana none wapfa umwana bakiryamye kandi mu gihe narizinduye uyu munsi rero tudatinze tubazaniye iki nk'uko mubizi dusanzwe tuganira ku rukundo uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu by'urukundo rw'abantu b'urubyiruko ariko cyane cyane twibanda ku banyeshuri njyewe rero tutaraza hano kuri kamera twahoze tujya impaka Emikira Center ariko nyumvisha uburyo abana b'abanyeshuri kujya mu rukundo ari ngombwa ari akantu k'ubwenge ariko nanjye mubwira ni oya ntabwo ari byo igihe kiba kitaragera ubwo noneho numvise binyobeye nawe noneho reka tujye kuri kamera na bariya bantu batatwumvaga tubibabwire ngaho rero utangira utubwira na n'ubu uracyemeza ko abana b'abanyeshuri kujya mu rukundo ari ngombwa yego umva impamvu ya mbere bisobanure impamvu ya mbere ujya kwiga hari ikintu ushaka kugira kuzakora warakizi yego kimwe urumva rero iyo uvuga ngo uri mu ishuri n'ubundi ishuri aba rikiri ishuri mama ugomba kujyana n'ibindi bintu mwigira mu ishuri bitandukanye n'ibyo mwigira ibyo babashyira ku rupapuro ni kimwe yego cyakuvanye mu rugo umaze rero kumenya ibyo ku rupapuro icyo bizagufasha hari ibindi ugomba kwiga kugira ngo ube umukinnyi mwiza ugomba kuba wakoze iki entrenoma imyitozo ubwo rero wumva kuba abana bakundana bagatangira bakabyiga hakiri kare njye mbona numva ari uburyo bwiza cyane bituma igihe cyakabaye cyangombwa n'undi aba asa nkaho akora ibintu azi yize ku buryo nta wabimushukiramo aba ari ibintu yabonye hakiri kare numva nyine twari aho hantu ntabwo ndi bubyumve uraza kubyumva kubera ko urukundo ntabwo ari ibintu abantu biga mbere na mbere umuntu aremanwe urukundo kuko niyaturemye ubwayo ni urukundo urabyemera ntabwo wabihakana mbona none umwana imbere na mbere iyo yagiye mu bintu by'urukundo akabifatanya n'amasomo ko tuzi ko iyo atangiye kujya muri ibyo bintu by'urukundo amanota yagiraga ko agabanuka ubwo urumva nabyo twabibarira mu masomo cyangwa ahubwo ubwo byaba byabaye ikirangaza ahubwo umuntu ni n'umuhanga umuntu ukora ibintu bibiri akabishobora se kandi nawe akabona ko nta mvune ujya ngo bikanaseba neza akabishobora gute kandi nkubwira ko iyo yabigiyemo amanota agabanuka ayo yabonaga niba yabaga nk'uwa kabiri wa gatatu se atangira kuba nk'uwa 10 uwa 7 gutyo mbega byanze bikunze ubu muri make ushaka kunyumvisha ko gukundana bituma umuntu abura ubwenge nicyo ushatse kuvuga turi ku rukundo ariko rw'abanyeshuri urukundo rw'abanyeshuri nyine yego ubwo umunyeshuri ukundanye abura ubwenge wowe urumva ushaka ko bakundana batese niba ndumva nshaka ko
badakundana. nshyigikiye ko umunyeshuri niwe agiye ku ishuri aba agiye kwiga. Yego. hari ibyo ababyeyi baba baramutumye ari byo byitwa amanota even na diplome sibyo. mba nshyigikiye ko rero abana babanza bakiga bashyizeho umwete noneho finale bakazabona kwinjira mu rukundo. none se gute ubundi wabwirwa ngise ko n'ubundi mu byo biga n'ibyo byari birimo kuba barabohereje ngo bajye kwiga kandi ibyo ukabisanga ku ishuri kuki batayifata mu masomo bahabwa? Okay, kambanze nkubaze. Iyo hari isomo batanga gitangukira muri siyanse, okay, goreka psychology se bijyanye ubwo no kuba umuntu yakimenya nyine bijyanye ubumenya muntu okay, mu bintu bijyanye no kumenya wenda ibintu bijyanye n'imibonano biba biri nko muri biology. Ikibazo nyine cyaba mugani cyo kwandi gusaza ndimo ndibagirwa vuba. Okay, kariya kantu ngiye impamvu numva baba mbishyigikiye baba batangira babigisha buryo ki umwana w'umukobwa ateye n'umuhungu urya ateye ukamenya ngo ese yo nge ndi muri iki gihemba ngomba guhura n'icya sense simbyemerewe kandi turakemeranywaho. Yego. Uranakazi ko kabaho. Yego. Noneho rero ushobora gusanga ahubwo ikibazo ngiye nakibona ku barimu bagarukira hariya niba narengo ngo bajye n'inyuma y'icyo gitabo bagira ibindi bintu babigisha. Wenda reka tuvuge niba wenda urashaka kuvuga ku bintu bya pare reproductive. Okay, noneho iki ngiye bashaka kubwira ari ukuntu nyine babigisha ibintu bijyanye nyine n'imikorere y'umubiri yabo. Yego. Noneho bamara kubibigisha ariko ntibababwira ati nibura iyo bigenze gutya bisaba kuba waranyuze muri uru ruhande. Yego. Ubwo impamvu abanyeshuri ngiye mbashyigikira ahubwo n'abavumbuzi. Wanjye ndashaka ubirambure bareba dukurikire nabo babyumve ubivuge mu mazina yabyo. Ibyo kuvuga ngo iyo unyuze muri uru ruhande ngo ni iki mu mazina yabyo. Yego. Okay, ukuntu rero njyewe ndi gushaka kubirambura wenda uze kwisobanukirwa. Yego. Urabona iyo barimo barabigisha rya somo aba ari uburyo nyine bagomba kubereka baforomye muri make harimo aba batiyize. None ntibaba baniyize ntabwo babiyize muri make. None ngiye mvuga ko biriya bintu bikwiriye kuba byabaho. Yego. Baba bamaje kwimenya. Yego. Bakamenya n'icyo bakeneye. Yego. N'icyo bazaba cyo aho kugira ngo umenye icyo uzaba cyo gitangira kare kuko iyo umaze kumenya ngo ngende runaka urumva. Yego. Nshaka kuba iki nyuma y'ubu buzima nzabuyo bibaye byiza wakora hakiri kugira ngo ahantu hakiri kare. Ubundi baravuga ngo igihe ubundi ugikoresha ukiri muto iyo utagikoresheje uri muto rero sasa cyo kigukoresha ushaje. Urakoka narakumva. Yego. Bariya nawe kuba batangiye gukundana hakiri kare numva ari uburyo bwiza bwo kugira ngo batazicuza ati iyo menya nkakundana kijya gihe nembe ifitiye umwanya. Ako kana ariko uremera ko ngo igihe ngo gikoresha ukiri muto iyo utagikoresheje cyo kigukoresha ushaje. Ako kantu gasobanuye neza abantu bakumva. Okay, urabona n'urugero nkanjye nshobora kuba nakabaye ndimo ndiga muri make kugira ngo nzabone akazi. Yego. Igihe nzaba wenda njyewe ntagifite akabaraga ariko nzaba nkoresha mu mutwe. Yego. Noneho iyo njyewe niza kirikane nyifite nyine za mbaraga n'ubushake byo kwiga. Yego. Mwaza kubona noneho inyungu zabyo nyuma kandi ntarigeze mbikora. Yego. Biragorana kuba nasubira inyuma ngo njye gutangira. Ariko narize nkakomezaho byambera byiza kurushaho. Yego. Ubwo urumva cyagiye none igihe kimwe kirankoresha. Nibwo mbangiye kuba umuyede nakabaye ndi mu biro. Sibyo? Yego. Ubwo ariko iyo wize uzi ngo ndashaka wenda kuzaba runaka ukabikora ukabiharanira ukavunika urumva ukemera ukabivunikira. Yego. Biba byiza kuko iyo nawe cyagiye ugera za mbaraga ziba ari nkeya. Yego. Okay, ya masomo aragusapotinga. Yego. Ku byo ugomba gukora. Noneho rero iyo ubwo wowe wigize ntabwo bindeba ni hahandi utangira ukabona ufite imyaka 50 urimo urajya kwikorera ikarayi ya sima. Ubwo turaza kubihuza n'akantu bita retour d'âge. Retour d'âge urayizi? Retour d'âge ugasanga umuntu wenda ufite imyaka 40-50
ntiyabonye umwanya wo kwinezeza mu busore bwe, noneho akabona uwo mwanya ariko imyaka yaramusize, ugasanga yibereye mu twana tw'imyaka za 20 ubwo rero biri guhura biraza kuza ariko reka icyo bita urukundo. Ubundi abantu bakundana kugira ngo bigende gute? Ubundi urukundo ruratandukanye, hari urukundo rusange, urunguru ukunda abantu bose, hari n'urukundo rw'umubyeyi n'umwana, ariko noneho turi kuvuga ku rukundo ruganisha, niba wenda Emi Kirasenta avuga ati Germaine ni sheri wanjye, hari impamvu amwita sheri we, hari icyo bagamije kuzakora. Noneho ndagira ngo nkubaze, aba bana b'abanyeshuri cyane cyane nk'abiga babodinga aribo wenda twibandaho cyane, kuko nibo babona uwo mwanya, nibo baba bari kumwe mu kigo isaha ku yindi. Njyewe ndi ku ruhande rw'abavuga ko bitari ngombwa, wowe ukanyumvisha ko ari ngombwa. Bari bodi, abana b'abakobwa n'abahungu bari bodi, yego. bariya bantu rero wenda reka tuvuge abantu kugira ngo babyumve neza, bataza kumva twavuze ku banyeshuri kugira ngo ni abanyeshuri bose. Urumva nk'abahungu biga mu iseminari, mu iseminari nta hantu bahurira n'urukundo rw'abakobwa n'iki. Abana biga muri fawe b'abakobwa nta hantu bahurira n'urukundo rw'abasore. Ahubwo noneho reka tuvuge muri aya mashuri asanzwe abodinga, arimo abahungu n'abakobwa. Wowe urumva niba umukobwa akundana n'umuhungu, bamara guterana inda zitateganyijwe, ubundi ntekereza ko umukobwa cyane cyane ari we byafegitinga, yego, kuko rimwe na rimwe no kwiga bihita bihagarara mu gihe umuhungu akomeza. None urashingira ku ki uvuga ko ushaka ngo nsobanure impamvu ubishyigikiye? Yego, buriya rero uko byagenda kose, kereka babikoze nk'abanyururu. Buriya nyine umunyururu bavuga ati gereza ni iy'abagabo, ubwo hari impamvu baba babikoze. None mu gihe rero bagifata bati n'iyi ngiyi ni iy'abagore, nk'uko utafata imbwa ngo uyizirike mu ntama, birashoboka se? Aho rero impamvu uvuga ko abanyeshuri nta kosa bafite habe na rito, abarimu babikora cyangwa se abarezi muri rusange. Ariko tukiri aho gato kugira ngo uvuze ngo nk'abanyururu, ngo baravuga ngo iyi gereza ni iy'abagabo, ngo n'iyi ni iy'abagore. Mbese buriya nko muri fawe yavuze bati iki ni ikigo kigwamo n'abakobwa gusa, no mu iseminari bakavuga bati aha higa abahungu gusa, abahungu bahiga. Noneho ariko hari n'amashuri asanzwe adatoranya abo bana, yego. Ahubwo abo barimu rero impamvu mvuga ko ibyo ngenge bihagaze, abo barimu ubwo ni n'abasirimu. Hari amasomo umwana aba akeneye kumenya hakiri kare. We twize kwivugaho aho kugira ngo njyewe igihe nzagikoreshe kizakoresha inshaje, ngo kugikoresha nkiri muto. Amasomo baba bakeneye kumenya n'ubundi barayahabwa, ariko bakayahabwa mu buryo bwa teori, sibyo? Barabisoma mu bitabo uko byanditse, bakabibigisha, ariko pratique no, bakayishakira birwanaho. Ariko si nyine iyo pratique nyine iba yari ngombwa, bitewe kuko natekereza ntabwo umwana wo mu wa mbere primaire ibyo yatekereza, ubu ngubu aba ari muto. Niyo mpamvu rero mvuga ko icyo gihe abageze ahubwo ni icyanyacyo cyo gutangira no kubyiga, kugira ngo njye ndumva urugero ndapanga ko Germaine dukundana, ariko nshaka kuzamugira umugore, nyine ndumva bindimo, wenda hanini ariko muri ku ntebe y'ishuri. Turi ku ntebe y'ishuri, turi kwakira ibya mwarimu, ariko natwe tugera hanze hari ibyo turi buze guhana, kugira ngo rwa rukundo no turukomeze, tunarwige turukomeze mu rusharinge, mu rusange buri muntu aryoherwe narwo.
nuko ibyo bintu tubiha umwanya. Wenda ahantu nanjye nakigaho gato ni ahantu wenda ushobora kubikora gutyo tukaba umwanya akazi kwanjye wenda turengereye amasomo twagaha ugasanga umwe muri twe ntayafashe, ariko ntibangiye gukundana nta kintu biba bitwaye pe, kubera ko gukundana nyine ni ugukundana. Ariko hari gukundana hari icyo abantu baba bagamije, sibyo se? Abantu bakundana kugira bazakora urugo, bakora umuryango, mbega urabyumva. Noneho umwana muri ku ntebe y'ishuri, wowe wagiye kwiga wenda i Kigali ni urugero, uri uw'Ikibungo, Emikira Center niwe mvuga, ahuriyeyo na Germaine w'i Butare, sibyo? Abo bana babiri bari gukundana, bari kurema iyo amour scolaire, biragoye ko bazayibyaza umusaruro, kuko abenshi banakundana muri ubwo buryo nta nubwo birangira batanahuye. Abo bana kugira ngo urumva niba bazamara kwiga umwe agataha n'undi agataha bikarangira badahuye, ubwo rwa rukundo rwo ku ishuri rwabamariye iki? Bararwiza ntabwo na mugenzi wazaruma ko hari urwo yanyuzemo, basi burerega gutangira biragora, gutangira biragora pe. Ariko iyo afite ahantu nyine yigeze kubona isomo runaka, iyo rize kumugaruka mu maso, kuko ntabwo mwarimu yaguha ikizamini atarabanje ngo agutegure, bibaho? Ubwo rero umwana we yarabanje kwitegura kugira ngo azakore ikizamini agihagazemo neza, agifunzemo ubwuma. Niyo abo batakomezanya, wenda ahantu byazamba aramutse wenda bagezeho bakajyana bagaterana amadani aho byaba bitari sawa, ariko agiye n'undi akagenda, ariko nta kandi kabazo kajemo, byatuma njye nituza guhura nyuma tugahura, wenda nanjye nshaka kumujyana muri ubwo buzima bitewe n'ubwo wenda nanjye nabwize, twakoroherezanya. Kira, uragira uti ikibazo wenda ni uko bakundana bakaryamana bagaterana amata. Biragoye ko abana bashobora guhurira ku ishuri bagatangira ubu bakundana, bazamarana igihe cy'imyaka wenda 3 ku hantu wenda hari tronkome yonyine, cyangwa se bazamarana igihe cy'imyaka 6 ku hantu hari from senior 1 to senior 6. ngo mbwire ngo abo bana bazakundana gutyo gusa barebana mu maso batakina iyo mikino yo kuryamana, kimwe n'uko n'umwaka utarangira. Yes, kimwe n'uko bashobora no guhurira ku ishuri uwo munsi bakaga. Ubwo ubwo urumva aro bahuye umunsi bagaturana hasi, bamaranye iminsi bakundana nyine barabyiganyeho. Abo bana urumva bahuye, uwo wundi ko abatarabyize wese babiguye he? Wambwiye ko gukundana bari kurushaho ibyo bintu, none haraje wenda nje ndi mushyashya mu kigo runaka, waramageze mbonye umwana mbese numva kwa kwenda handa wenda ngiye ngize guca nkabyiga, mbese nza noneho mu mwanya kumutoramo ngo twigane ndambitse hasi. Ntabwo stili ni ku ishuri ni ku ishuri none basi wowe urukundo urashaka ko rubaye urukundo mu muhanda se? Niba atari ku ishuri, ni ku ishuri nyine bagomba kubafatira amasomo atandukanye wa muntu. Yego, ariko n'urukundo rugomba kuza muri ayo masomo. Ariko urukundo wenda ntabwo ndwanya urukundo, yego, sibyo? Ariko njye sinzi niba ukibyibuka neza, nabajije nti ese urukundo rwo ku ishuri kuri bariya bana ni ngombwa? Ese hari icyo rumaze kuri bo? Ubundi rero nawe ntiwansobanuriye kare kose biza kumbaza gutya, ariko oya nawe ngiye kwisubira, byaterwa impamvu nk'umwana wenda kuva mu wa mbere primaire kugeza mu wa gatandatu primaire, wenda aho ndagaruka ndabyumva ko ntabwo rukwiye, ko ntabwo nabo ubwabo baba barisobanukirwa neza, atangira kwimenya gake wenda nko mu wa gatatu. Tega nkorohereza, twe turi kuri segonderi, kuko nta primary boarding. Ni segonderi? Yego, ndashaje. The secondary schools. Rwa rukundo rero, rukundo ndetse ko warurwanya ku munwa, warurwanya mu bikorwa biragoye kuruca, ariko rwa rukundo
ntabwo waruca uzi buriya ku mashuri cyane wenda urugero ngewe nkaho nize rwose wabaga wagira ngo ni imiryango yituriye mu kigo ukaba uzi ngo ndagije n'uwa Germaine ukaba uzi ngo Claude n'uwa Claudine hirya aho noneho twebwe twagiraga ku munsi wa gatatu w'icyumweru nyuma saa sita ntabwo twigaga mwajyaga mu rukundo oya ni ukuvuga ngo afternoon nta habaga ari ugukora amasuku abamesa uniforms bakamesa abana bakabanana noneho mu kigo kuko twanize kera hatari nk'ubu ngubu ibintu biri moderne mu kigo habaga hari nka televiziyo hari na radiyo nini noneho abashaka bakajya muri kureba wenda ibintu binyuranye bica kuri televiziyo abandi bakigira muri music habaga harimo ibintu bitandukanye umuntu akakurikirana icyo ashaka noneho hari abandi rero batajyaga abo bantu rero kuri TV batajyaga no muri club nyine ngo bumve music ubwo urumva ahandi babaga bari babananye tubwizanye ukuri yego hari umwana w'amezi 2 wabona ibyo kurya akabigirira peti atazi ibyo ari byo amena uwo mwana rero wowe urumva abo ngabo mwe mwajyaga mu miziki mu makuru mu mikino abandi bakajya mu bindi bamaze gusobanukirwa bashaka abo bantu ibintu bakora biba bikwiriye kuko bamaze kubisobanukirwa nyumva neza bamaze gusobanukirwa icyo inyungu zirimo aho hantu sibyo kuko mbwiye ko hari abajyaga muri gahunda zigiye zitandukanye buri muntu rero yajyaga mu cyo yumva akeneye kandi ashaka yego none ubwo bashobora kuba bageze kuri ya tape none yo kuba hari ibindi bintu birenze nyuma y'iryo shuri hari ubundi buzima ashaka kubaka none bagatangira kwitegura hakiri kare Kira ndagira ngo unsobanurire hano hantu ndagusobanurire uvugisha ukuri utashyize mu marangamutima umwana wawe wamwohereje ku ishuri yagiye kwiga ageze ku ishuri nubwo ni umukobwa ageze ku ishuri ahuye na Serufigi wo kwasomaho mpereza wahariye hirya bigiriye mu rukundo sibyo umwana atangiye kuza ari uwa 20 ari kuzana amanota muri za 45 yakubita impyisi inkona akagira nka 50 ubwo yaguye muri mwatsi sibyo uwo mwana uje kumenya ko igituma atsindwa ari uko ari mu rukundo n'undi mwana yahuriye nawe ku ishuri byakunezeza kandi biragoye ko umwana yaba ari mu rukundo yazanatsinda amasomo wambajije nkanjye nyine tu yego none wongeye mbajije nk'umubyeyi ku ruhande rwanjye rero ukuntu abyumvaga njye numvaga byari bikwiriye ariko n'ubundi urabona ereka bari abantu ni ukuvuga ngo ejo uzaba ufite umwana ujya ku ishuri ab'umuhungu cyangwa ab'umukobwa ariko uzaba umufite birashoboka ngaho noneho ubwo muri make wambazaga mu kanya nka Kira none umbarije nk'umubyeyi ariko Kira nawe why not ataba umubyeyi sawa ubwo nk'umubyeyi rero birumvikana byanshimisha aho niho nashakaga za nkundo zo ku ishuri mu banyeshuri urumva ari ngombwa hari icyo zibamariye za nkundo ni ngombwa nyana gusobanuraga mu kanya nka Kira kwa ko numvaga nanjye ibyo nigeze nuba ariko uracyari Kira oya reka mu kanya ubu nonje nk'umubyeyi ariko Kira nyine noneho wabyaye nabyaye nk'umubyeyi urabona kubona agafaranga kohereza umwana ku ishuri ukabona nyine rimwe birazamba ntabwo biba byiza noneho uje gutahura neza igituma ibyo bintu bitagenda neza najya nemera ariko impamvu bino bintu mvaga nasaga nk'abanyine birwanyaga njyewe nashinjaga kuvuga ko utakora uko byagenda kose akazi utarakitoje buriya uko byagenda kose niba uri umwana w'umuhinzi
ukuri wanyu kujyana umurima wo gutwaza baguha ka nyirabunyabo k'agasuka gatura kazi kandi gato yego aho kazi urimo urakitoza ariko niba uri umwana wenda nugeraho kwa minisitiri uzajya gufatanya n'abanyagusi ubwo uzaramukira ubwo ni mu ikayi muri mashini buriya rero gushaka ifaranga kugira ngo ubone uko ujyana umwana ku ishuri ushaka wa mugani ko atazaza muri bwa buzima bwo wajemo ukumva umwana arimo arabizambye bitewe n'ibyo bintu wenda bimurangaza ntabwo ari ibintu binejeje urugero ndi buguhe njye niganye n'umukobwa ntagiye kuvuga izina yakundaga n'undi muhungu nawe ntari buvuge izina batsinde ni basogokuru wawe se na nyogokuru oya kubw'umutekano wabo kuko nshobora kumuvuga ugasanga uyu munsi wenda yabaye meya yabaye vice meya cyangwa ni umudepite ugasanga byangije yes ariko uwo mukobwa yakundaga imibonano mpuzabitsina ku rwego udashobora kwiyumvisha noneho rimwe animateri yaramufashe ibyo nkubwira ni ndabizi neza ko byabaye mu kigo nizemo amazi atari ko wa mukobwa ubona uzacyura iki mu by'ukuri yarambwiye ati mwana animateri ati jyewe sinshaka kumara iminsi 3 ntabonye ntakoze sex urumva uwo mwana barabiroze cyakora amahirwe wenda yari afite we yaranatsindaga yego birashoboka ko undi ari ukubura ubwenge bitewe yego hari n'ababura ubwenge kandi batagiye muri izo ngunda yego ariko nyine nk'umubyeyi uko byagenda kose waba ufite ubwenge waba utabufite uri mu gikorwa nk'icyo ngicyo atari icyo yagutumye biranababaza kubyumva noneho kubera ko abana b'abanyeshuri nyine biba bizwi ko n'icyo gihe atari icyabo nyine bumva biba bigoye biba binabaje kubyakira bitewe ariko ndisubiye noneho ndumvishije bureraga ngo nta mugabo umwe kandi nta n'umutwe umwe ngo amatwi atumva ihoni sinzi ukuntu amatwi arimo urupfu ngo ntabwo yumva ihoni naza kugira abantu nza kuroha nyine igihe niko nabyumvaga ariko bamaze kunshyira umwanya w'umubyeyi babasha gusobanukirwa ntabwo byaba ari byiza yareba umubyeyi wawe abaye nk'umuhinzi ahinga yakeza agahita ajyana ku isoko agahita yohereza ku ishuri bikaza kurangira umwana wize imyaka nka 12 bikarangira atagaragaje umusaruro nibura anagaragaje akaba nta nama ataniye n'umwana utarigeze ajya mu ishuri birababaje ubwo nyemba mbitekereje nanjye nkumva koko ntabwo bikwiye gahunda ubwo yaba kwiga ubwo byaba ari irindi shuri nyine wumva ushaka kuzajyamo ukazajyamo ariko ibyo wagiyemo bwa mbere ukabanza ukarisoza aho ngaho ugiriye inama abanyeshuri noneho rero ushobora kuba ati saba mugani ko kira byagenze gutya kandi yabaye uku cyatwaye iki nongewe uko byagenda kose ngo amaso ashuka sinzi icyo ashuka ngo bitari bujyane amaso hari ukuntu bavuga ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane nanjye nshobora kukubwira gutya bitewe n'uburyo ubyumva mugani uburyo wambonye kavuga ati se buriya ko yakoze biriya kandi akaba ageze bitwaye iki ntabwo rero amahirwe yanjye ariyo yaba yawe ngo wowe bikore nkawe banza wige niba ushaka diplome numara kubona diplome nyuma ya diplome hari ibindi ushobora gukenera ntacyo ibyo uzabivanga ariko wabanje gukiranuka n'iranire y'ishuri yego aho ugiriye inama abanyeshuri noneho hari nk'abayobozi b'ibigo cyane nk'abanimateri abarimu se ugasanga animateri runaka cyangwa se profe runaka barimo baramushinja gutera umwana yarashinzwe kurera inda abo nabo wabagira inama kuko hari ka twagiye tubona bakanafungwa bibaze umurezi agatera ku mwana ashinzwe kurera muri make n'umwana we yes kuko niba uri umurezi ubwo wabaye umubyeyi muri make ni umubyeyi
abo bantu rero bameze gutya nabo reka inama nabagirira giti banza mbere yuko wowe uvuga ngo umwana wa Kira njyewe ndabona Kira afite umukobwa mwiza, kariya kana gutya ukabona uragakunze, mbere yo gutekereza ngo uriya mwana bamaye ngo ndere ukazana ibintu bijyanye n'inkundo ukumva ushaka umwari kumushyira mu bintu bijyanye n'izo ngeso mbi, imagine uwo mwana noneho ari uwawe nanjye Kira namugenje neza. Numara gutekereza uburyo uwo mwana wenda wanjye wamwangiriza nawe wakangirizwa, wumva ko baro wagira ari uwawe bangirije, wumve ko nanjye ariko nagira wanyangirije. Igihe ndumva atari ikintu cyaba ari cyiza gufata umuntu witwa ngo yari umurezi, umuntu kuko buri muntu ujya kumureresha umwizeye ukiyambura. Banza utekereze kwiyambura icyo cyizere wahawe buri kujya ubona diplome n'Imana ibishyiramo uruhare. Icyizere wahawe nanjye wakureresheje, icyizere wahawe n'Imana yonyine yaguhesheje diplome kugira ngo ubone kariya kazi kagutunga, kugira ngo uhagarare imbere y'abariya abana uvuge ngo njyewe nshinzwe kumenya ngo uyu mwana bigenze bityo, ugasanga noneho we wakamurinze niwe uri kumwangiriza. Ibyo byose ukabitesha agaciro. Icyo kintu gitekerejeho rero ukagasubiza ubwenge inyuma ukimagina mbere yo gukora biriya bintu, cyaba ari ikintu cyiza cyane. Buri umwe wese agiye gukora ifuta agatekereza ku ngaruka z'icyaha, byaba byiza nyine. Mbona byagabanya kariya kajagari twumva ko ibintu nk'ibyo. Urakoze cyane rero Kira Center, murakoze namwe muzareba kino kiganiro mukaduha comments mutubwira uko namwe mubyumva. Kira Center aragira ati nyamuneka wowe munyeshuri menya icyakujyanye ku ishuri ubanza ukiranuke nacyo, niko bimeze, hanyuma ibindi uzabijyemo nyuma waramaze kuba umuntu mukuru, warisobanukiwe, ubyinjiremo uzi neza ibyo ugiye kujyamo ibyo ari byo nicyo bizakumarira. Arongera ati rero abarezi ndetse n'abayobozi b'ibigo bashukwa n'ubwiza bw'abana barera, ugasanga byabatuye mu mutego wo kubasambanya bakabatera amada. Namwe musigasire indangagaciro mwahawe n'icyizere mwagiriwe n'ababyeyi babareresha abo bana, hanyuma ibintu bikomeze bigende neza kandi n'urukundo rukomeze ruganze iteka mu bantu. Murakoze rero, mbibutsa ko hano kuri Jado Artist Official Art and Tailoring tugiramo ibintu byinshi, harimo painting, designing, branding, tailoring na knitting. Tubadodera imyenda y'abanyeshuri cyane cyane n'iy'abantu batandukanye, ariko twibanda cyane cyane ku bigo by'amashuri. Tushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri ku nkuta z'amashuri. Ibyo byose uwabigira yaduha akazi aduhamagaye kuri nimero 0788259948 cyangwa se 07802020. Murakoze cyane kubana namwe, ni iby'agaciro. Njyewe nari Jado Artist, nkaba nari kumwe na Kira Center. Ciao ciao. Bye. Jado Artist Official ku isonga.